nuko iyo umuntu avuye muri role ye ya script yanditswe n'umuntu wundi akayiha uwari Valence agahinduka boss Rukundo, jewe iyo role ngiye kuyisoma mpindukeyo nindangiza nongere mbe Valence. Nkuko bimaze rero byabanje kugorana. Abantu bati yewe we ati wa mukobwa wacu dore yashatse ikirara, bati nguyu turumubonye. Hari naho nageraga mu rugo asanga umugore yarize yahogoye. Abantu bakubise nko kumbuga bati dore shati dore wa mugabo wa Cyabatukodisi, bati buryo uzi ko ari ikirara. Ubu muntu ntimuzi ko tujya tura filme babamba Yesu. Nese je Yesu yabambaga kamera zari ziriho. Ntabwo zari ziriho. Bivuze ngo uriya muntu si Yesu tuba tureba. Ni umuntu wakinye script. Nese uriya muntu uburiya Bibiliya zamana nk'umuntu wigize Imana. Kuko kwigira Imana ntibyemewe. Iriya ni filme. Niba uriya muntu tujya tumureba tukarira. Tukarati yo turi Yesu baramukubise. Tukarira abantu tukabati Yesu yorarenganye, ndetse iriya filme barayiprojecta abantu benshi bikabatera kwihana ibyaha. Bavuga ati Yesu niba ari gihe wazira gukamera gutya ukaba warambambe ukababazwa kuriye ndakijijwe. Telefone yawe uri kuyibona neza gutya. Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Uje uri imbere yanyu nk'ibisanzwe ni Uwase Sara, hanyuma ikinyamakuru cyanyu ni Kirimo Films. Tubaye kaze na karibu abatarakora subscribe, tubasaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo tuza duhora dutaramana. Ni kwa kundi mu gituma twabatumikira mwatubwira kumve nabwo tukagenda kuko twatoje kudatenguha. Rero nkuko muri kubibona uyu munsi wa none ndabasaba kugira ngo umuntu ugiye gukurikirana kino kiganiro ugikurikirane wumva utuje, uri no stress, ugikurikirane cyose kirangiza, kuko nugicamo kabiri uraba umpemukiye. Kandi bitewe n'umutumirwa mfite uyu munsi wa none afite amavuta wese apana erawe cyangwa ikoto yandi yo mwihembe. Reka tubanze tumuhe kaze hano kwa Kirimo Films. Ndabashimiye cyane muri Kirimo Films. Mwakwigira dukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Valence, dusanzwe tuziranye mu bukwe, muri filme, amazina ne yagine turakomeje. Valence arumva twigiye neza rero. Nongere wiki uzi mbishoje. Hari ukuntu ugiye tuvuga turakoresha ikinyamurenge, numvishe hari ukuntu ujya uvuga ikinyamurenge cyinshi sikako. Ngiye ngikoresha mu minsi y'imibyizi. Na weekend zitabayeho umuganda. None se wumvuze ngo baracyabaza izina, baracyagira gute? Amazina nayavuze, nitwa Valence. Nayavuze ndi umuyobozi w'ibirori, ndi umukinnyi wa filme, ndi umugabo ndubatse, ndi umukozi w'Imana. Urumva ntabimaze yorata neza neza. Wibesha Tazavali muramutsa gusa ibyo hirya no hino batamenera amavuta. Izuba ryarakambye, abantu barimo abantu barimo baragurisha impano. Boss Rukundo, manager, Pastor Philippe, n'ayandi mugiye kuzamenya mu minsi iri imbere. Rukundo mu mpanga. Nimba hari ikintu najyaga nifuza, hari abantu njya numva nifuza kuzabona bitewe n'ukuntu nkireba impanga najyaga mbona kamakina bakongera bakavuga harira kagira ngo ugere gukina kuko ni ibyanyabyo. Biba ari ibyanyabyo nyine muri filime. Ni babiri, ni impanga cyangwa umuntu? Aba ni babiri. Si unabeshya kuri kamera, harimo kami nyine akabona keza. Ariko ni impanga se cyangwa ni umuntu umwe? Aba ni impanga. So nturababona se bicaranye? Ngira ngo hari ukuntu nyine baza babigenza ngaho mpaka nanjye ndimo, hari n'abandi bafite ikibazo nk'icyo cyane. Bareba ni impanga. Ni impanga. Konze ko kami nta mpanga ari. Arayifite nese uramuzi ko umuzi muri filime? Oya, ndamuzi nta mpanga. Nyine ntabwo yabaga inaha. Yari mu cyaro. Yari yasigaye ruguru. Yari yarasigaye ruguru. Yaramanutse.
hanyuma muri role mwagiye mugaragaramo cyane bose urukundo ese kutubwiye ngo warashatse ese nta impact cyangwa se ingaruka wagiye uhura nazo kubera ko cyane cyane iyo umuntu ashatse akaja muri filime hari ayandi mazina hari ukunda muri sosiyete bagufata aho washatse se naho uvuka n'abandi bantu nyine ukuntu ese kuri wowe uzakira gute byabanje kugorana nka bya bindi urumva sosiyete yacu ntabwo turatandukanya cyane role na nyirayo ngo tumenye yuko ibyo turi gukina ari ugusoma ibyanditse nkabishyira mu kazi. Reka dufate umuntu ukina umupira ubona ko mu kibuga abantu bahora barimo kwiruka nese iyo umuntu avuye mu kibuga arakomeza akiruka no iyo umuntu avuye mu kibuga nyine avanamo jezi agakubitamo ikoti akicara mu modoka ye akajya mu rugo agahinduka papa yageze mu rugo ntago abava mu cyumba yiruka nkuko yirukankaga mu kibuga. So it's the same here na hano ni kimwe nuko iyo umuntu avuye muri role ye ya script yanditswe n'umuntu wundi akayiha uwari Valence agahinduka boss Rukundo jewe iyo role ngiye kuyisoma mpindukeyo nindangiza nongere mbe Valence nkuko bimaze rero byabanje kugorana abantu bati yewe we ati wa mukobwa wacu dore yashatse ikirara bati nguyu turumubonye hari naho nageraga mu rugo ngasanga umugore yarize yahogoye abantu bakubise nko ku mbuga bati dore shati dore wa mugabo wa Cyabatukudisi bati buryo uzi ko ari ikirara ba screenshootinze akantu bati dore yasomye umukobwa bati dore neza yasomye umukobwa bati hano yamuhaye imodoka kabaye hari no twigeze guhura hano mu Giporoso imodoka nari ntunze ni nayo natanze nyihamiki noneho manambaza kwese ya modoka ya Miki ngo warayigumanye yumvaga imodoka nayitanzwe nyine ari Miki ifite abibitizo ko azasanga Miki ayimo ariko ni imodoka sanzwe ngendamo nayihaye nayitanze nyine mu rwego rw'umukino nuko abantu nyine bafata ibyara akazi ibyari filme byo gushyira inyandiko iri ku mpapuro ukayishyira kuri televiziyo cyangwa se ukayishyira kuri YouTube akabihuza n'ubuzima bwawe bwite ariko ntabwo yabihuye nanjye byabanje kungora nyine ariko abantu bagenda babyumva buke buke yego uba wumva ko nta ngaruka hagati mu Kristo no muri ako kazi uba wakoze ubundi nyine mbaje ikibazo kiri tricky ku ruhande rwanjye kubera ko mbanze icyo bisobanuye ariko nta nubwo ndi bujye mu matwi ya buri muntu wese ngenda musobanurira nabona rero bya bintu wabonye kuri televiziyo ntago bihuye n'ibyo mbaho ubuzima busanzwe ubaye imfura arabimbaza nzi mfite abantu mu itorero sengeramo bagiye bambaza batari ko sewe kuri umukozi ngira n'umuyobozi w'abanyamasengesho ni poste nyirisa nkaho iri igomeye mu itorero ni poza nka nyene yakabaye bamo umuntu utajya muri ibyo bintu bitewe nuko nyine interpretation y'abanyetorero amatorero yacu ya hano mu Rwanda no muri Afrika uko byinterpreta uko umuntu yakabaye ameze nyine ariko uwo ngize amahirwe yo kuvugana nawe musobanurira urwo rugendo rwose ko ari akazi tugira abarokore abakinnyi b'umupira tugira abarokore babatera amakofi tugira abarokore bakora izindi siporo zitandukanye bakora entertainment zitandukanye na filime rero it is the same of course biragoye kubera ko ntabwo abarokore bacu bagenzi bacu barabasha kumva ko umuntu ashobora gusenga agakina na filime ibyo bintu kuzuzanya ariko sinzi ikindi bukoresha babwire gute mbabwire gute ko umuntu asohoka mu rusengero akajya gukina filime ni ugufata ibintu byanditse ukabikora nk'aho ari we bandikaga hanyuma bikajya kuri YouTube cyangwa se ahandi hantu kuri kamera warangiza wabisohokamo ugasubirana ikote ryawe nta kindi muri make hari wowe wa filime hakaba nawe wo mu buzima busanzwe cyane rwose abana biwe n'umudamu voilà ubwo rero
umuntu babonye muri filime asambana bamenye ko hanze ntabwo ari ariko biteye n'ubwoba kumva uri umukuru w'abayumbe yego yego wamara kuba umukuru w'abayumbe ugakina iriya filime wawe ukora reka mbabaze ubu muntu ntimuzi ko tujya tura filime babamba Yesu nese igihe Yesu yabambwaga kamera zari ziriho ntabwo zari ziriho bivuze ngo uriya muntu si Yesu tuba tureba ni umuntu wakinye script nese uriya muntu uburiya bibiri zamana nk'umuntu wigize imana kuko kwigira imana ntibyemewe iriya ni filime niba uriya muntu tujya tumureba tukarira tukareba iyo turi Yesu baramukubise tukarira abantu tukavuga ati Yesu yorarenganye ndetse iriya filime barayiprojeta abantu benshi bikabatera kwihana ibyaha bavuga ati Yesu niba ari igihe wazira gukamera gutya ukaba warambambe ukababazwa kuriya ndakijijwe ukijwe n'umutipe muri Brazil wikiniye role yigira Yesu yikorera umusaraba ariko atashyiwe mu mibyuko yo muri Brazil niba naho ihaba nkiba kabezanga even kugera n'uyu munsi abantu baracyatekereza kuri ya muntu wakubiswe ari Yesu ariko si we iriya rero ni filime ni urugero rwa filime tubona niyo mpamvu rero badakwiye gufata Valence wakinnye ari boss Rukundo yinjirana umukobwa mu cyumba ngo baze kumuhuza na Valence sengera muri zone tempo rubirizi ntabwo ari kera mu myaka 5 ishize jewe nari nsanzwe nkina théâtre zaba izo kuri radio n'izo kuri tera izo nzimazemo igihe kuva 2003 ariko 2019 nibwo nabaye propose gukina filime mbikinnye bigwamo neza nkomerezaho ese mu by'ukuri filime ushobora kuyigira akazi kawe ka buri munsi utakabangikanyije n'akandi kazi kaba kagutunga cyane ko uri umuntu w'umugabo ufite inshingano mbikoze byashoboka ariko njye numva atari umuhamagaro wanjye kubera ko filime itwara umwanya munini ariko mfite ibindi bintu nkora bitatuma mba muri filime ubuzima bwose ni nayo mpamvu ntari producer niyo mpamvu nta filime nigeze nandika niyo mpamvu nkina muza abandi gusa kuko iyo umuntu ambwiye ngo uzankinire muri filime ndamubaza ngo uzankenera igihe kingana iki uzampa ngahe amasaha angana gute tukabyumvikana nasanga bigwa mu masaha no mu minsi no mu mafaranga of course mu bintu bijyanye nkabyemera ariko ntabwo nafata ubuzima bwanjye ngo mushyire muri filime bwose kubera yuko mfite ibindi ntabasha kureka wenda igihe kizagera never know wenda mbyegure ko maze kumva nanjye ndimo ngurumana Valence na Rukundo n'abantu babiri batandukanye Valence ufite inshingano mu rugo rwiwe abana babonye ya filime ya Rukundo yego agiye gusambana muri nk'abana bawe ndizera ko harimo abana bamaze guca ubwenge bakuru iyo babonye iriya filime ese nta uri cyakubwira ati papa ibintu wakinye nibyo sibyo ugushije ku kantu gaherutse kumbaho abana banjye urumva nyine iyo tutari mu rugo abakozi bashobora gushyiraho kuri televiziyo bagashyiraho filime zisanzwe bashyiraho rero bamenya mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 5 noneho abona ndimo ndahoberana n'umukobwa muri filime yitwa Bamenya no nta mwana nawe ngo daddy ngo you no longer love my mom tuvuga why ngo you cheated on her ashare ni ibintu nyine birenze ubwenge bw'umwana w'imyaka 5 ndabwa how ngo you have another girlfriend wenda batumva bibiri mibyina handimo gukoresha umwana yambwiye ubwo yaravuze ngo papa ngo ntabwo ugikunda mama ni kubera iki ngo wamuciye inyuma niguteze ngo ngo ufite ngo umukobwa mukundana ngo in the film bitamenya ko bya bintu bifite indi ntera
byabaye nko kumfata abana bose ndabicaza mbasobanurira nyine filime icyo bisobanuye nambwira hariya tuba turimo dukina a life of a certain man behavinga kuriya donc ubu urumva ni ibintu nyine birenze ubwenge bw'umwana ariko gerageza kubishyira ku rwego umwana yumva akamenya ko ibyo yabonye muri film atari ubuzima bwo mu rugo biba bigoye ariko kandi urumva ko ibintu byose buriya iyo woroheje nyine kubarika karimo mu mitwe I know tukiri aho ngaho bahati ngira ngo niwe kanyu bahavu ni muntu ki kuri wowe bon icyambere ni boss wanjye kubera ko iyo umuntu akuzanye muri projet ye aba ari boss wawe ikindi ni inshuti yanjye ko buriya umuntu yicaye akagukastinga bon yigeze no kubivuga dushoje competition ya award y'impanga actors nta gikombe wigeze ufata icyo ngicyo nayo gifasha nyine cy'umukinnyi witwara neza mu bandi urama amakuru we inkuru yawe icyo gihe muri 2022 ngira ngo twahataniraga nyine the best actor muri mu mpanga series icyo gihe nigiye mukinnyi w'umugabo wagize amanota menshi ariko buriya muri acting icyo gihe twasaga duhanganye turi nk'abagabo babiri jewe na mugabo ariwe Israel ubusanzwe Israel yari kari cyane kundenga muri kariyeri bon giye ko nzi kwiyamamaza cyane namurushije amanota ariko mu by'ukuri ku bijyanye na acting ni mukuru wanjye cyane kuko ari n'umudirector ni director muri film icyo gikombe nyine cya acteur mwiza yaragitwaye ariko mpambwa igikombe cy'umukinnyi ubanira abandi neza donc social actor turimo turi muri event hamwe yavuze nuko yandika impanga umuntu yari afite mu mutwe n'igihe wegenyine abandi bose yagiye abazana donc kuri boss urukundo yavuga ko kuri boss urukundo yanditse umuntu azi yavuga ati umuntu ndimo kwandikira yarataranabimwira by the way ariko ibyo byanyeretse nyine ikintu gikomeye iyo umuntu yicaye abantu ntekereje projet uyu muntu ufite iyi role nahize kumuzana mu buzima ko umuntu mugiye kubona filime iri continuelle irangira abakugize nyine umuntu proche umuntu we wabugufi so bamaje ngo ni umuntu ki kuri jewe ni boss wanjye ko navugaga inshuti yanjye ni umufatanyabikorwa ariko ni n'umuntu model umuntu yakwigiraho kuko umuntu wari umwactrice muri filime nka City Maid agafata umwanzuro kuyisezera akajya gukora iye agatangira from the scratch akavuga ngo wongeye kubaka ubuzima bwanjye ni nk'umuntu uri ku kazi nyine akagasezera wongeye kubaka ibyanjye abagaragaje ikindi kintu gikomeye cyo kwigiraho kuko buriya kuba dependant nahoze mvuga mfite faiblesse yo kuba ngiye ntakora filime ngakina mu z'abandi nayo ni faiblesse kuko burya umuntu nyine aba agomba kuba gukora ibintu bye akaba rwiyemezamirimo ariko ngiye impamvu yagiye nuko nyine filime itwara umwanya munini ku buryo numva ntabona umwanya wo kuyiharira kuri gihe rero she's a role model wenda tugana ku musozi w'ikiganiro cyane ko iminota mwaduhaye kugenda gana ku musozi ese umudamu wawe ubuzima bwawe yego ni iki cya mbere wahuye n'intambara ziwe nawe mwahuye nazo amaze kureba ari amafilime yego ntago zabura tugitangira abana byari bigoye ahantu hambere dusa nkaho twagonganiye still ni mu mpanga icyo gihe nakinaga mfite umudamu tumvikane ko nkagira karumuna ke ubona nkaho bishobora kuzacamo umudamu yayireba imitsi ikarega ntiyumve ibyo bintu kugeza igihe bavuye kunsaba ko nyine bakinira iwanjye bari bakeneye location y'urugo bakinira iwanjye madamu ari ukuntu bimeze ariko nawe ngira igihe cyo kumwicaza amusobanurira what is the film
arabyumva ariko intambara zo nazarimo kabisa ku buryo hari n'igihe yigeze ati cyewe ndashaka izi filime zihagarika kandi muri gihe nkumva ntibyashoboka kandi n'umugore sindi tayari kumureka nkibaza rero byari bigoranye umugore we ati jyewe ntabwo bishoboka ko dukomeza kubana ukina filime kandi nanjye nkumva sinabasha kureka filime kandi umugore sindi tayari kumurekura byansabaga nyine amasomo menshi kugira ngo mwumvishe ukuntu iyi talent ari ibintu bindimo nubwo ntakina muzabaye najye nkinira filime mu rugo nta mukameramani uhari ariko at the end yarabyumvise amenya ko ari kariyeri. Murakoze cyane wagira icyo ubwira abadukurikiye cyane cyane ibijyanye n'abantu bumva ko wowe biriya wenda muba mukora ari byo wenda mubaho cyane cyane uri umukirisitu ufite inshingano mu itorero hari ibyo uyoboye ngaho icyo ubwira abadukurikiye tubasezere. Murakoze cyane. Icyo navuga ni uko gukina filime ni ugufata ibintu byanditse ukabishyira mu mukino ukabihindura ubuzima, ni ugukora imfashanyigisho kuko filime ni uburyo bwo kwigisha abantu, ni uburyo bwo gukebura abantu, ni uburyo bwo gufasha abantu, ni uburyo bwo kwintataininga abantu, ni ugukina imico iri mu bantu ariko uri kuyikina ntibiba bisobanuye ko yahindutse uwo muntu ukinwa. Rero abantu ntibazakomeze kwitiranya ibyo babona kuri kamera zabo, ibyo babona kuri YouTube, ngo batekereze yuko wari urimo gukina iyo role ari nabwo buryo asanzwe abaho, cyangwa se umuntu ashobora no kuba gukina ibintu atemera, kuko ubu uzabona abantu bari gukina role z'interahamwe. Umuntu uri gukina role y'interahamwe ni uko agira ngo agaragaze amateka ya jenoside uko yagenze. Iyo umuntu ari gukina role y'indaya bagira ngo yerekane swat ari kwerekana ubuzima bw'uburaya, ingaruka ziburimo ko no kwigisha. Umuntu gukina role y'umusinzi ni kugira agaragaze ubuzima bw'ubusinzi, impact ibyo byose ntabwo umuntu aba yabikoze kugira ngo ahinduke byo, ahubwo no kwigisha.